urukerera rwo kuri uyu wa mbere umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Goma birushaho gushyira igitutu kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na bimwe mu bihugu n'imiryango mpuzamahanga. Nk'uko bibonye rero twifashishije ikoranabuhanga turi kumwe na mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo. Umuntu yatangira wenda akubaza ati nyuma yuko M23 ifashe Goma ubu hakurikiyeho iki? Murakoze Gloria, mbere na mbere mvuge ko ifatwa rya Goma ari inkuru ikomeye haba ku itangazamakuru ryo mu Rwanda mu karere no hirya no hino ku isi. Urebye ibibazo bimaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo ukareba n'imyaka 3 n'amezi make yarashize umutwe wa 23 wubuye intwaro. Ijoro ryo kwa 26 ishyira 27 rero ryakeye umujyi cyangwa se umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru utari mu maboko ya leta ya Kongo Kinshasa ahubwo uri mu maboko ya 23. Ibyo bikaba bivuze rero ko uyu mutwe wiyubatse kugeza ku rwego ubasha kuvana uyu mujyi mu maboko ya leta. Bikaba binavuze yuko iyi leta yanze kuganira nawo kubwiza ubu ngubu noneho bashobora kuganira, ariko naho itaganira nabo ikaba ifite ahantu yicaye icyubahiro igakomeza ibikorwa byayo byo guharanira uburenganzira bwayo. Jean Pierre Kagabo, hiriwe humvikana amasasu mu mujyi wa Goma ndetse amwe muri yo anagira ingaruka ku baturiye umupaka w'akarere ka Rubavu. Ubu muri aya masaha byifashe biti? Nibyo Gloria, icyo ni kibazo cy'ingenzi, ariko mbere yuko nkigeraho, nyuma yuko M23 ifashe umujyi wa Goma nanone ntabwo bivuze ko birangiye. Hari akazi gakomeye cyane kuko uriya mujyi wari urimo ingabo ibihumbi n'ibihumbi. Nibyo mbere yo kuwufata wabanje gutanga amatangazo no gutanga integuza bababwira kuva cyangwa se gutanga intwaro bari bafite bakayishyiriza MONUSCO, ubundi nabo bakajya kuri Stade de l'Unité, stade iri rwagati mu mujyi wa Goma. Nibyo hari ababikoze ariko bigaragara ko hari n'abatabikoze. Ibyo rero bikanasobanura kurasana kwagiye kugaragara kwa hato na hato ndetse ibisasu bimwe bikagera mu Rwanda. Nanabikoresha mvuga kucyo warumbaje uti byiriwe bitewe umujyi wa Rubavu. Mu mujyi wa Rubavu abaturage bari mu ngo zabo, bari mu mirimo yabo, ariko nanone ibibera ku rundi ruhande rw'umupaka ntabwo bibuze kuba babitekerezaho, kubera yuko iyo ibisasu bivuga ndetse bimwe bikagera mu Rwanda bikaba byagize naho bigiraho ingaruka. Ibyo ngibyo birumvikana yuko ari ikintu bagomba gutekerezaho kandi bigatuma batekereza ku buzima bwabo n'uburyo babwitaho, uretse ko bagize amahirwe cyangwa se n'imikorere isanzwe yuko bari kumwe n'inzego z'umutekano n'inzego zegereye abaturage muri rusange. Rero umuntu akaba yavuga yuko ibintu bigenda biba byiza kurushaho. Yego hiriwe humvikana amasasu, hari n'abo yavukijwe ubuzima, hari n'abo yakomerekeje, ariko ubu tuvugana amasasu yatangiye guceceka. Wenda icyo twakibaza ngo harakurikiraho iki, ibyo nabyo ni ukubihanga amaso. Jean Pierre Kagabo, tugana ku musozo, nyuma y'uko umujyi wa Goma ufashwe bamwe mu basirikare ndetse barunabikomoje ho bahungiye mu Rwanda, wowe wababonye wabonaga bavuga iki ku gutsindwa kwabo? Kubona abasirikare batsinzwe ngira ngo nicyo kintu kibabaje kuri bo hirya no hino ku isi. Wabonaga nyine nta kuntu bameze, bamwe bari bavanyemo impuzankano zabo za gisirikare, abandi ubwo bari bazambaye wabonaga utazi uko bameze, ubona yuko bagize gucika intege rwose mu buryo bugaragara. Rero bavuze yuko nubwo batsinzwe ariko mu by'ukuri hatsinzwe leta y'igihugu cyabo, yo yananiwe gukemura ibibazo kugeza ubwo umutwe wa 23 ugera hariya. Mbere ya saa sita ndetse na nyuma yaho twabonye abarenga 100 binjiye mu Rwanda bakirwa n'inzego zibishinzwe bavanwaho intwaro. Gusa icyo bahuriyeho benshi bari bafite ibiyobyabwenge, bari bafite urumogi. N'ubu tuvugana muri aya masaha amakuru dufite nuko hari abandi bakomeje kwinjira ndetse hari n'abandi bafatiwe mu kiyaga cya Kivu. Bigaragara yuko nkuko nakubwiye ko hari ingabo nyinshi mu mujyi wa Goma. Abo tuzabona wenda bishyiriza u Rwanda cyangwa se bajya n'ahandi bazakomeza kwiyongera, ariko wenda reka twumve icyo batangaje nyuma yo kwishyikiriza u Rwanda. Twarwaniye ku kibuga cy'indege, turatsindwa, turahunga, baratwirukankana, tubura inzira tujyana ahandi, tuza hano mu Rwanda. Umusirikare wa guverinoma. Intambara mu Rwanda na M23 urayibona ute? Tunaona kabisa bafite ingufu cyane, niyo mpamvu twahunze. Masaba ko hakorwa ikintu iki kibazo gikemurwe ntimuhore mu mirwano y'urudaca. Ibyo birareba abayobozi bacu, twe ntibitureba. Sasa mbona unafika hapa Rwanda? Urahano mu Rwanda ufite icyizere cyo gusubira iwanyu? Kurudi kwako wao.
niko natumaini neza yego mfite icyizere ko nshobora gusubira iwacu tukanyura inzira ya Cyangugu tukajya Bukavu. Iwacu ni Kicanga. Njye nitwa Ngongo Amani Julien, ndi umupolisi. Nari ndi hanze mfite imbunda ariko bagenzi banjye ba FARDC baraje barayinyaka. Basi nami nikako bulisheni bafate tuzana nabo hano, byabaye ngombwa rero ko mbakurikira turazana. Numvaga tuzahagera tukarebera hamwe uko ibintu byifashe. Njye kuba M23 yafashe Goma, ndabona Perezida Faci yarananiwe akazi kamutsinze guhera aho intambara yatangiriye kugeza aho irangiriye. Batu ya Goma kazi na bashinda Igoma akazi kabananiye, abajenerali barabohereje akazi kabananira. None twebwe abaturage bagomana, twe abapolisi byabaye ngombwa ko twishyikiriza u Rwanda. Abo rero ni bamwe mu basirikare ba Kongo bahungiye mu Rwanda. Jean Pierre Kagabo, ngira ngo ubutumwa batangaga koko nkuko wari ubivuze burasobanutse, ariko kandi urakomeza kuhatubera utugezaho amakuru y'uko aho byifashe. Murakoze cyane.